Mu gihe wumva ubuzima bwagukubise, ureba hirya, ukareba hino, wareba inyuma n'imbere ukabura amerekezo, ukabona hose igicu ni umukara, ukabona naho kwerekeza hahari, ntuzigere uryama ngo wiganyire gusa, ahubwo uzasubize amaso inyuma, urebe aho wavuye, urebe n'aho ugeze uyu munsi. Hari itandukaniro kandi hari icyizere cy'uko ubuzima bwahinduka. Ngiye kubabwira iyi nkuru, si inkuru mbarirano, ni inkuru mpimbano, ariko igamije guhindura ubuzima bwacu. Umusaza Kamari yari aturanye n'umukecuru witwa Kamana, ariko umusaza Kamari yahoranaga amaganya, yahoraga arira ati nta mafaranga afite, ubutunzi bwanshizeho, nta mazu, nta bana beza nka buriya mukecuru ngewe mfite. Ndamubaza se muzehe, kubera iki uhorana amaganya, kuki uhora wumva ko uriya mukecuru ari umwanzi wawe? Arambwira ati impamvu ari umwanzi wanjye, andusha ubutunzi, andusha amafaranga, abakobwa biwe bazagira abagabo beza, mu gihe abanjye bazagumirwa bakaguma iwanjye. Uwo musaza Kamana naramubwiye nti rero muzehe, ahari urimo uribeshyera, uzi ko uriya mukecuru muturanye ari we mwanzi wawe. Abantu benshi mu buzima bwacu busanzwe twumva yuko mugenzi wanjye duturanye, uriya mugenzi wanjye wo munsi y'iwacu, uwo haruguru y'iwacu, uwo utambitse iwacu niwe mwanzi wanjye, uwo mukobwa undusha ubwiza ni umwanzi wanjye, uwo musore undusha amafaranga ni umwanzi wanjye, uwo mukobwa ufite igikundiro kundusha ni umwanzi wanjye, uwo ufite amazu, uwo nguwo ufite amamodoka ni umwanzi wanjye. Ariko nshuti yanjye reka uyu munsi nkubwire ngo waribeshye. Yaba wowe w'umukecuru, yaba umusaza, yaba wowe w'inkumi, yaba wowe w'umusore, wowe w'umumama ukiri muto ndetse n'umupapa ukiri mutoya, uhora wita umwanzi wawe burya si we mwanzi wawe. Abanzi dufite mu buzima bacu bakomeye niwe uyu munsi nje kukubwira, kugira ngo urebe ko abo banzi wabarimbura mbere yo kwita mugenzi wawe ngo ni umwanzi wawe. Umwanzi wa mbere mu buzima bwacu ni ubwoba. Mporana ubwoba, mfite ubwoba bwo gutera imbere, mfite ubwoba bwo guhaguruka ngo ndwanire icyo nshaka, ndashaka gutera imbere ariko mfite ubwoba bwo guhaguruka ngo mbirwanire. Uhora ufite ubwoba bw'ejo hazaza kugira ngo uhaguruke urwane icyo bamwe mu ndimi z'amahanga bita challenge, to challenge with something, kurwana n'ikintu runaka, ubwo ugahora aribwo bwoba uhorana. Nshuti yanjye rero, niba ugira ubwoba bwo guhaguruka ngo ukore, urwanire icyo ushaka, urwanire ejo hawe hazaza, amahoro wifuza kugira ngo uyabone, uwo niwe mwanzi wawe wa mbere, uzabanza umurimbure. Umwanzi wa kabiri abenshi tugira, ari nawe mwanzi wacu ukomeye, ni umwanzi witwa icyizere gike, cyangwa se gutakaza icyizere, mu ndimi z'amahanga icyo bita hopeless. Burya intambwe yanyu mutera kugira ngo ubuzima burangire, ugende upfe n'abo ubure epfo na ruguru, ni ukubura icyizere mu buzima bwawe. Nta cyizere ufite. Igihe wabuze icyizere ntushobora kuryama ngo usinzire, nta cyizere ntushobora kurya ngo ibiryo bigere mu nda, nta cyizere nta kintu wakora ngo wumve yuko kizatera imbere ngo ubashe guhaguruka ngo ugere aho wagera. Kubura icyizere, hopeless, uwo niwe mwanzi wa kabiri ufite, ari nawe mwanzi Kamana yahoraga arwana nawe, kumva yuko we ntacyo yageraho, nta cyizere afite, ahubwo akumva yuko umukecuru baturanye ari we mwanzi wiwe. Icyizere gike uzabanza ukirimbura, niwe mwanzi wawe wa kabiri. Umwanzi wa gatatu dufite ari we mwanzi ukomeye cyane mu buzima bwacu, uwo mwanzi uzabanza umurimbure, ibintu byose uzabona yuko za nshuti zawe na ba bandi bose bitaga abanzi bawe atari bo banzi bawe. Umwanzi wa gatatu ngiye kukubwira ni umwanzi witwa kwiheba, kwiyanga, kwisuzugura, kutigirira icyizere ubwawe ngo wikunde.
wijya kumbwira ngo nkunda, wibwira ngo Charlene nkunda, wibwira umugenzi wawe nkunda, nyubaha, kora icyo nkubwiye mu gihe nawe ubwawe utiyubaha, mu gihe nawe ubwawe utikunda. Sinzajya kugukunda mu gihe utikunda, sinzakubaha mu gihe utiyubaha. Banza wiyubahe, banza wikunde, ayo mahoro ushaka banza nawe ubwawe uyihe, abandi bazayaguha. Abo banzi nabo uzabanza ubarimbure mu buzima bwawe, kuko ari bo bakurimbura kurusha ba bandi wita ko ari abanzi bawe. Uzagira icyizere mu buzima bwawe, ntuzigere ugira ubwoba bwo guhaguruka ngo urwanire icyo ushaka, urwanire icyo ushaka kugeraho. Niba uri umubyeyi warabyaye, abana bihaguruka ubarwanire. Niba uri umusore ukeneye ejo hazaza heza, ukeneye ko hari umukobwa uzagukunda akakubaha, birwanire uyu munsi. Niba umukobwa ushaka ko hari umuhungu ugukunda akazakubaha, biharanire uyu munsi. Icyo ushaka uragitegura ubu ngubu, ariko urekere kwitunga uwo mugenzi wawe ngo ni umwanzi wawe. Mu gihe burya utikunze ntabwo ushobora kunkunda, mu gihe utihaye amahoro ntabwo nanjye ubwanjye wampa amahoro, mu gihe wumva ko nta terambere uzageraho uhora urira, uhora uganya. Kurira ntacyo bimaze, guhora uganya ntacyo bizakumarira. Icy'ingenzi ni ugukora cyane. Iki ngiki cyari ikiganiro fight or die, rwana cyangwa upfe. Niba utarwanye uzahitamo gupfa, niba udashaka gupfa rwana. Isi ni ukurwana, isi ni uguhora uhatana. Hatana, hatana, komeza uhatane, bizarangira bya bindi byakunaniye ubashije kubigeraho. Mu gihe wumva ubuzima bwagukubise, ureba hirya ukareba hino, wareba inyuma n'imbere ukabura amerekezo, ukabona hose igicu n'umukara, ukabona naho kwerekeza ahahari, ntuzigere uryama ngo wiganyire gusa, ahubwo uzasubize amaso inyuma, urebe aho wavuye, urebe n'aho ugeze uyu munsi. Hari itandukaniro kandi hari icyizere cy'uko ubuzima bwahinduka. Uyu munsi ubuzima ni bubi, uyu munsi urarira, uyu munsi urihebye, urumva ntawe ugukunda, wibwira ko ntawe ukwitayeho, ariko igihe kimwe kizagera amateka ahinduke. Amateka ntazahinduka kuko wagiye mu buriri ngo uryame, ngo umaremo amasaha menshi uryamye. Amateka ntazahinduka kuko wicaye ngo wizeye yuko uzagira amahirwe. Amateka yawe ntazigera ahinduka ngo abagusuzuguye bakubahe, ngo abakwanze bagukunde. Abagutesheje agaciro baba ari bo baza kuguha ka agaciro bagutesheje, mu gihe wicariye ukagereka akaguru ku kandi. Amateka azahinduka kuko wahagurutse ukayandika. Iyo umunyeshuri arangije kwiga university ari kwandika igitabo, ntabwo igitabo cyiyandika, igitabo niwe ugifata akacyandika. Amateka ahinduka kuko wafashe ikaramu ukayandika. Tangira uyu munsi, hera uyu munsi wandika amateka yawe. Andika igitabo cyawe cy'ubuzima bwawe. Hindura paje, wihora urira, wihora wiganyira, wihora wereka abantu agahinda kawe. Ushobora kuza wenda ukereka agahinda kawe Mutoni, ni urugero nanze, ukereka agahinda kawe Jack, ukereka agahinda kawe Claire. Ntihagire icyo bahindura ku buzima bwawe, ntabwo ari bo bagenga ubuzima bwawe. Ahubwo wowe icyo ukwiye gukora ni ukumenya aho uri kuva, ukamenya n'aho uri kujya. Iyo utazi aho uva, ntumenye n'aho urimo uragana. Hindura paje. Ibyabaye byarabaye, wararize birarangira, wagize agahinda birarangira. Uyu munsi uri muho uri muri present. Ibyahahise muri past byibagirwe, ariko koresha aho hashize ukomeze hagufashe kuba muri ubu ngubu, muri iki gihe urimo, muri present. Bizagufasha kubaka ejo hazaza, future yawe. Utegereje iki? Tangira ukore guhera aka kanya. Izo zari inama zanjye. Nshuti yanjye, nta muntu utagira agahinda, nta muntu utarira, nta muntu utarababajwe, ariko igihe kiragera ugahindura paje y'igitabo. Urabizi umuntu yari gusoma igitabo, arasoma paje ya mbere ikarangira, ntabwo ayihoraho kuko igitabo kiba kigizwe n'ibintu byinshi kandi byubaka. Impamvu umuntu ahindura igitabo agasoma indi paje ni uko aba ashaka kurebamo ibindi atasomye kuri ya paje, kugira ngo yigemo ibindi byinshi kandi akeneye mu buzima bwe. Nawe hindura paje, wandike indi, uhindure indi paje, ukomeze usome. Ubuzima ni ugukora, ubuzima ni uguhora uhatana. Nta munsi utazigera ubabara, nta n'umunsi abantu batazakwanga.
ariko wowe ubwawe ni wowe uzi icyo ushaka, ni nawe uzi aho urimo urajya, ni nawe mugenga w'ubuzima bwawe, ni wowe murinzi w'ubuzima bwawe. Si njyewe uzaza kugucungira ubuzima, si njye uzakugira inama buri munsi ngo kora iki kora iki. Aho wavuye urahazi, nawe ushaka kujya urahazi. Tangira ukore cyane inshuti yanjye muri aka kanya, ibintu byose uzabona ko ari byiza, uzabona ko ejo hazaza hazaba heza. Nubwo uyu munsi ubona ko ibintu byose bisa umukara, ariko hari icyizere cy'uko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Abahanga barahari benshi, wakigira ku bantu benshi, wasoma ibitabo, wareba ku bakubanjirije, ariko ntuzigere ugivinga up, ntuzigere umanika amaboko uvuge ngo birananiye mu gihe utagerageje. Intore niyishakira inzira no mu gihe cy'inzitane. Umusirikare iteka ryose ahora ashikamye, iyo ari mu mvura, yaba mu mbeho, yaba ku zuba ry'igikatu rimeze nk'iryo mu butayu, warakomeza akarwana. Nawe komeza urwane. Amateka azahinduka, ibitabo bizandikwa, abagusuzuguye bazakubaha kuko wabigizemo uruhare. Nizeye ko ibyo twese twabyumvishe.